sinzigere nyikuramo ngo mpaka ngo mpfuye. Ibaze niko yambwiye. Ese yahise gusoma. Yego. Godfather. Yagusomye wumva umeze ute? Numvisha umubiri uri kunyga. Wumvishe? Umubiri uri kunyga. Mwatandukanye ryari? Mva twatandukanye saa 2 za nijoro. Kandi uko n'iminwa yayiriye we byanyabyo ko yagusomye. Ego, yes do. Chiza wagiye iminwa arayinone gifite iminwa myiza jaho arapoje Josiane kuko iminwa myiza. Shawe mwana afite intoki nziza. Wow. Nubwa mbere warushize wari wakwambitse impeta? Nubwa mbere kuva nabaho, kuva navuka. Kuva nabaho pe. Dore ubu nambaye impeta. Mw'abantu mwe iyi mpeta mwayihaye umugisha, muyumugisha mukomeza mu ma gift. Ako Godfather wamaye gift. Godfather. Oui. Ma gift y'umugisha. Umumugisha nawe dore uri umubyeyi. Nakubwiye ngo ni iyihe gift ushaka ejo bundi ku bukwe bwawe? Ni iyihe mpano ukeneye ku bukwe bwawe nuko rukwe? Niba uri serious ariko ngiye sinya nkunda ibintu bitari serious. Niba uri serious uzakora uko ejo bundi. Njyewe ibintu nose mbikwereke. Bareba bari kugutamo. Oh my God, Ines, thank you so much. Umva merci. Yogoko. Merci. Merci. Godfather. Mbikwereke ko twaguza amashuka. Oyasi. Egoko. Godfather twaguza amashuka. Ese joye uretse gato. Yara uramusheri wawe ntibari bamusuriwe. Ikintu wamukundiye iyo umusuye ntabwo yashaka kugukubaganya ngo ashake kugushingamo ikidudu cye. Nyine iyo bigerageje nk'iyashatse kubigerageza. Byagenze gute? Like akashaka nko kubigerageza ukabona arabishaka nyine iyo abishatse ukabyanga ubona bitamubabaje. Reka nkubwire rero. Guys mutapinga screen. Sheri wanjye ikintu namukundiye. Ni umuntu ugendera ku isezerano. Tujya gukundana nawe mu bwensezeranye. Sezeranya kuza uzangira ishashi yanjye uzayitobora twakoze ubukwe. Sezeranya. Rero ibyo iyo bibaye mana ni umuntu wa danje, ni umuntu ukomeye. Ibyo iyo bibaye nyine ahita yibuka ko yansezeranyije. Bibaho. Ku buryo ugenda iwe ukagenda ukaryama bikarangira. Ngiwe nkajya kuryamayo. Nuje musura. Reka sinyanya kuryamayo. Iyi geto sikabimaze iki? Ntabwo urarariwe na rimwe. Reka mu izina rya Yesu. Yesu akimara we ubwene ko atajyarana n'abandi bakobwa iwe. Ntabo. Kubera iki? Ntabo pe. Kubera iki? Ntabo. Nyine kubera iki uvuga ko ntabo ubwene ko atajyarana n'abakobwa wese? Kandi mbizi ko ntabo. Godfather buriya hari umuntu mu buzima wa muntu aba ari uw'agaciro ku buryo nose njya kurara iwe kugira ngo nirirwe ncunze kari burane n'abakobwa. Oya ndi kukubaza ubwiwe n'iki ko atajya. None se wowe yagusiye imisezerano yagushyize ari uzamubera umugore kuko azi kufitisha ifunze aya masaha umenya amakuru ko arya abandi. Umva do umva uyu muntu mani simbi mani guhumugisha. Ukongerera umugisha. Anzumbwire. Usaze nk'ubu usanze nkumu yakwambitse impeta sibyo? Kubungubu mugwe gituma ugasanga undi mukobwa baryamanye cyangwa yifitiye undi mukobwa barya akantu ariko wazakugira umugore ariko kurya akantu. Kubungubu wenda ukagira nko mu rugo ugasanga aryamanye n'undi mukobwa mu buriri bambaye ubusa baryamanye bararanye. Kristo ana we. Nasanga
bari kumwe n'umukobwa bari kurishira ikintu mu kindi. waraye reka nkubwire icyo nabona wafi nabakubita nkabahuragura ubundi nkataye iwacu i Karongi. Wese wiki wa mukobwa wanjye umva thank Imana ibaha umugisha ibyo n'ukuri ibyo byansubiza iwacu i Karongi. nagiye mu rukundo urumva nagiye kujya mu rukundo bisabye Imana ndabibwira ati wa Mana we njyewe nzi cyanzanye none mbonye n'ikindi cya kabiri nariba ariko nubwo nyibonye